Mbanje kubasuhuza, ni wa muhungu wanyu nitwa Ntirenganya Ezekiel, ndabakunda. Tugiye kugaruka ku bantu bakunda gufata imitima y'abantu bakayikinamo imipira, bakayikoreramo ibyo bashaka byose bababeshya ko babakunda kandi nyamara nta rukundo bagira. Mbanje kububwira abakobwa. Wa mukobwa wabwira umuhungu ko umukunda cyangwa akakubwira ko agukunda, ukamuca amazi, ukamusuzugura, ukamufata nk'aho ibyo akoze nta gaciro, kandi wewe mu mutima wakweretse yuko yashize kandi ndetse agukunda, ariko ntumwumve habe namba, nyamara Imana izabikubaza. Wa musore we nawe ukina mu mutima w'umukobwa umubwira ko umukunda nyamara hari ibindi umwishakiraho, nyamara nta mutima wo gukunda ufite, nawe nagira ngo nkubwire ko Imana izabikubaza. Sinje mu buryo bwo gucyurira abantu, ariko nje mu buryo bwo kugira ngo mbigishe. Ntabwo ari byiza gufata umutima w'umuntu ukawukuramo ibyo wifuza byose umubeshya, kandi uzi neza ko ibyo uri gukora byose umubeshya. Ese waba ufite umukunzi? Waba umwifuza se? Ese waba wibaza impamvu wowe ukunda abakobwa kenshi gashoboka, ariko muri uku kubakunda, uko ugerageje kose, uwo ugerageje uwo ari we wese akaba atajya gusubiza yego, reka ngusubize. Nubona kenshi umukobwa umuterese ntagukunde, ntago bivuze yuko uri mubi cyane, ahubwo hari igihe inzira za Imana iba itaraziharura neza, ni igihe kiba kitari bwagere. Jya wihangana, igihe nicyagera uzakundwa kandi uzakunda uko wabyifuzaga. Nawe wa mukobwa we, uhera ku muhungu wa mbere ukabenga ukagera ku mahungu 20 ubabenga, nyamara nawe hari igihe wazabyicuza. Igihe cyose utekereza kuvuga yuko urimo urabenga abo basore, ujye unasiga umwanya wo kwibaza yuko hari igihe kizagera ukabura n'umwe, na bamwe wabenze ukabura n'umwe wakuza imbere ngo basi usubize ibihe inyuma. Nzi neza ko ibyo ukora wishimye hari igihe kizagera bikakubabaza, wowe muhungu nawe musore, ndetse nawe wa mukobwa we mubikora. Nzi neza ko hari igihe ubikorera umuntu wibwira yuko ukoze ibintu byiza, nyamara nyuma ukazicuza. Reka dukomeze. Umunyarwanda umwe yaravuze ngo ukwimye ibishyimbo aba akurinze imisozi. Undi munyarwanda aravuga ngo ntawe urusimbuka rwamubonye. Mu by'ukuri ntago naje kubacira imigani, ariko mureke tuba abanyarwanda ba nyakuri, tumenye kuvugisha ukuri, tumenye gukunda icyo ari cyo, kandi tumenye uko tugomba gukunda mu buzima. Wa mukobwa we wohora ubenga abandi, ntuzibwire yuko uri mwiza cyane kurusha abandi, haba hari n'abandi beza kukurusha. Ahubwo muri uko kubenga abasore cyangwa se kwihenura kuri bagenzi bawe cyangwa inshuti zikugana, ujya wibwira yuko nawe hari igihe hari uzabigukora ukumva ububabare. Burya wumva ububabare bw'umuntu ari uko icyo kintu nawe cyakugezeho. Kandi baca umugani ngo ukurusha ibigaba agutwara imbwa, kandi ukurusha umuntu ukagutwara isazi. Basore, bakobwa, mwige kuvugisha ukuri. Ndabakunda cyane, ubutaha tuzasubira mbabwiye ku ngingo ijyanye n'ukuntu bamwe batanyurwa bahorana irari. Ciao ciao, ni Ezekiel, tugiye kuzajya tubana kuri YouTube channel byitwa Rutwitsi OG. Kora subscribe, tujye tubana mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye z'urukundo. Ciao ciao, ndabakunda cyane.